ngo bafata Mose baramuraha, yego ngo baramwishe. Muri izina ryanjye nitwa Ndagijimana Yohani Damascene, ndi umupapa, umudamu n'abana 4, ndetse ngiye kuri njyewe nshima Imana n'abana bakuze, kuko umutoya afite imyaka 12 yiga mu wa 6. Rero Imana yakugiriye neza. Umukuru afite 18 kandi yarangije segonderi. Rero ndabishimira Imana. Twihariye kuko sengera muri Methodiste Uni hano ku Gisenyi. Ndashimira cyane n'umutima wanjye wose ubuyobozi bwa hano, kubera ko bwampaye umwanya mwiza wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Kandi mu by'ukuri iminsi igera nko kuri 4 cyangwa 3 ishize tuvugana n'umushumba wanjye, kandi buri munsi nariyarangaga tukavugana. Birashoboka ibyo mbonesha amaso yanjye n'ibyo numvishije amatwi, Imana yabahaye umushumba mwiza. Ibisigaye n'Imana, ariko nibyo nabonye n'ibyo numvise, kuko namubajije kenshi nk'umuntu nshaka kumwumva mbere y'uko nanamubona. Arabizi nabyo n'Imana tukagerageza no kumugerageza, ariko si ikindi kindi mushumba burya nari ngagiye kugira ngo uyu muntu ni kubera n'abandi abantu benshi, kugana n'abantu benshi. Rero ndashimira Imana amagambo twaganiriye, ndayibuka n'umuntu umwe gusa nakubashije, nawe ibyo yambwiye ntabwo yambwiye ko abazi, ariko yarambwiye ngo nubwo ntamuzi, ariko nkurikije uko yakubwiye uwo ni umuntu w'Imana. Umva rero ni umuntu gusa nakubashije. Ndashimira Imana rero yabahaye umutima mwiza wa gishumba, umutima wicisha bugufi. Nabibonye abashumba benshi kino gihe ntabwo ariko bakifata uko nabibonye, n'ibyo nabonye ariko kuri duha Imana amashyi yaduhaye umushumba. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yozabanuye, iyo yeza abanyabyaha bakabonera rwose. Ndaguhimbariza
reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, dusome igice cya 32. Turahera ku murongo wa 25 tugere ku murongo wa 30. Itangiriro 32 murongo wa 25 tugeze no ku 29. Kadusome. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati simbure ku utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ni Yakobo. Aramubwira ati ntugitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. 30. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki umbaza izina ryawe? Amuherayo umugisha. Amen. Shimiye Imana kuko nigeze nsoma igitabo kimwe kirambwira ngo iyo umuntu avutse ngo abaramye cyane uwo munsi apfuye. Umuntu yavutse uwo munsi agapfa uwo munsi, ngo abaramye cyane ku buryo buhagije, ngo ku buryo imbere y'Imana atazavuga akakara. Kubera iyo mpamvu, kuva umunsi uvutse kugera none, iminsi yose umaze uko yabingana kose, nzamurira Imana icyubahiro n'inyongezo. Nicyo gituma uwatubanjirije yashatse kudufasha mu buryo kuvuga ngo iyo nyongezo yawe ikoreshe iby'umumaro. Amen. Iyo minsi uhawe uyikoreshe iby'umumaro. Ndashimira Imana rero ko Imana yabonye mu nzavugira na hano harimo. Yego nagiye henshi, nabaye umumisiyoneri wa ADPR i Buganda imyaka 3, mfunguje amatorero yo mu ADPR yakoreraga i Buganda. Nari mu bantu bagera kuri 6 bari boherejweyo vuza ubutumwa mu Burundi. Amazeyo imyaka 7 niyo nize nandiyo nakoze umurimo mwinshi. Nabaye mwarimu muri ADPR imyaka igera kuri 7, 4 Icyangugu, 3 Buganda, nagiye henshi za Tanzania, nagiye henshi za Kongo. Ariko icyo nshimira Imana none si ibyo nakoze gusa, kuko ibyo si byo bitangaje. Hari n'abakoze byinshi tujyanye, ahubwo icyo nirata kandi nshimira Imana ni uko yemeye ko hano hahagarara. Ndababona nk'abantu b'icyubahiro cyane, ndababona nk'abantu beza, ndababona nk'abantu nyine tuvuga ngo amen. Ndakwinginze uwo muntu mwegeranye mubwire ngo none windebe uko bavuze, uzaze kundebesha. Bimubwire ngo windebe none ukuri kumara ntabwo ari ko kundeba, ahubwo ndavuga
ndashaka tuganire ku ijambo ryitwa izina. Iriki? Izina. Dusomye amagambo yo mu gitabo cy'Itangiriro, amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Mose. Mose uyu yavutse mu gihe kigoye kuri we. Yavukiye mu gihugu cyitwa Egiputa, kandi avuka aho Egiputa ari nyagaga cyangwa se ari umwimukira, ari impunzi. Avuka haraciwe itegeko ryaremejwe, riri mu bitabo, riri no mu itegeko nshinga, tubyita no mu igazeti ya leta. Ryaravugaga ngo umwana wese uvutse ari umuhungu ariko avutse ari umuheburayo, ngo bajye biyaranga bamwice atari yaboneka. Avuga itegeko rimwica ryarasiwe. Twagiye tuvuka, hari amateka yamaze gutegurwa kuri twebwe. Yego, kikubwira umuntu wagize umugisha kuri iyi si. Ibyo bintu ngiye kuvuga muri mwe ntawe ubifite, kubera ko ntiturahava. Birareba abagiye. Ndakunda muri Abanyarwanda bazi ubwenge, iyo bategura, iyo bavuga ngo abantu b'intwari, imanzi n'ababana na bya byiciro by'intwari mujya mu bavuga, ibyinshi ntibabiha abantu bakiriho. Yego, iri jambo nenda kukubwira riravuga ngo abantu bagize amahirwe ku isi. Ikibakubwira, yego, ni umuntu n'abantu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icyiciro gizwe n'abantu bavutse impundu zikavuga, yego, ariko yapfa induru zikavuga. Nyumva neza, kuvuka impundu zikavuga ariko wapfa induru akaba ari zo zivuga. Uwo muntu aba yaragize amahirwe. Birakumvikana neza. Biravuga ngo uyu muntu yavutse akenewe, sibyo? Yavutse akenewe. Twabyaye rwose, byaye mwabyaye wimbaza, bimeze gutya. Bakaza kuguhemba, bakakuzanira amaberiso, bakakuzanira mazi, bakakuzanira amapamperisi ya none. Turiko twebwe kera n'ibyayi bakoreshaga twebwe igihe cyane. Hakungu ubanza n'amareje yaravuye hose ibizi. Murumva ko ndayibise kubyara ntabi. Ariko kandi bakaza bati rwose kapasiteri bazaye koremera wacu hagutse umwana, ukugeza umwamagare wese beba ameze gute. Abaganga bose babibaza. Hari uvuka nyina ari kwibaza azamuje umunsi yamubyaye. Hari abantu bakuze ariko nyina yaragerageje kumukuramo inda nk'inshuro 3 zanga. Yego, ariko uyu nguyu wavutse impundu zikavuga. Nari ngiye kujya mu isomo rya Noheli kandi nkavuga kuri Yesu kandi atabishaka. Nari ngiye kuvuga impamvu Yesu we, nari ngiye kubabwira induru n'impundu byavuze kuri Yesu. Yesu avuka mu isi nta mpundu zavuze, cyakora ngo zavuze mu ijuru ko bari bamuzi, naho mu isi zabaye impundu. Hanyuma uyu muntu uvutse gutya agakura, akamujyana muri materineri, amaze imyaka 2, kikubwira umwana w'umukire aruha kare. Subira mu iri jambo, kikubwira umwana wavukiye mu rugo rwiza aruha kare. Mu myaka 2 akajyamo umujana rwose ajye kwiga materineri, azamenya icyongereza cyiza gisobanuye, azamenya igifaransa cyinshi, azamenya ikinyarwanda cya buri. Akana
agira imyaka 7 yari igisore kiduka kijya gutwara ibirayi gusa byo kwiga usanga kirona wa mwana rero wize icyongereza aratasuka uruhame n'ikizungu icyongereza cyiza wize muri bombe cyangwa n'andi mashuri akomeye hano hepfo akazajya kwiga muri hezi hari amashuri ahenze cyane yarangiza akaba umuntu ukomeye akaba umuntu nyine uhambaye ayo yose abataraba amahirwe ubutaha n'ingaruka nzabaganira ijambo amahirwe muzasanga yose si yo mahirwe yajya gupfa niba apfuye impundu mbizi induru ntacyo yamaze mbizi kubera icyo mvuze induru ni ukubera ko umuntu wavugije induru mu rupfu rwe ni uwapfuye abantu bakimukeneye ni uwapfuye abantu akibafitiye akamaro rero Bibiliya imbwira ahantu hamwe hageze havuga zino nduru mbabwiye ni ku rupfu rwa Dorokasi ndacyari ku ijambo ry'ubuguye kuri Dorokasi habaye ibintu ngo apfuye ngo abagore bose bavuze induru ngo kandi wese ahururana ivarisi ngo ahururana n'imyenda ngo ahururana n'ibyo Dorokasi yakoze ngo arahurura bageze ku kiriyo Petero araza kuko wari umukuru w'itorero aza aje gushyingura baramubwira batuje gukora tuje gushyingura umukozi w'Imana Dorokasi baramubwira ati subiza nubwo uri pasiteri yo gushyingura zawe n'ubu reka uraje urira n'ibitabo muje gushyingura tuza bazi tuza ni umuntu washyingura Dorokasi ku musozi kaba dufite nawe uraza gushyingura ntitwemera mbariza mugenzi mwicaranye ngo upfuye none itorero ryawe biki uramusigiye none n'iki ryaba rihose ni ingoma uvuza ni buracyayizindukamo ni umukuru w'urusengero ni ituro ni iki ryabaye aho nyarumaze kwa ni iki gihugu cyaba gihonze Bwana Yesu asifiwe. Chama wamera nk'abandi bamaze iminsi barasira hano yaba yapfuye ngo yapfuye yapfuye ati na wa wundi wo muri baba kuba wa wundi ati yapfuye atafuti none mucinge muryame mwizigure twagize umugisha yagiye Nichi ikizakubwira icyo umaze mu itorero uzakimenya ku cyumweru cy'ubusobanuro uzabwirwa n'abaguhamagara nusiba rimwe ukabona abantu bagera kuri 5 baguhamagara ku mukozi w'Imana kutaje kose ujye umenya ko wafite umumaro ntabwo utinya yuko umara ukwezi utaraza bataranamenya ko ujya usiba nuko ntacyo umaze ndababaje rero cyangwa izi yisho ntabwo muzimenyereye simwamuhamagaye rero mwari musandaje kubabwira ibitangaza nabyo ndabibabwira gusa ibitangaza yifata iki ngewe mwambika inkweto igura 100,000 hejuru y'amavunja banzu yakure wambaye inkweto ngewe muzanira ishati nziza ya kado nziza y'umweru ya pasiteri nyikwambika kumara umwaka udakarabye haleluya rero ngewe se guhanurira inzu uzuza utagira na rido uzamanikamo ayo ni amapolitike y'amadini ya burebure bakubeshya gucakira igize
niba utaracakira ubugingo ibindi byose uraho, kubera yuko sinzi impamvu ushobora kwirwa utumwanya wirirwa usaba ibintu abapagani batunze, wageze kubishaka aho babikuye. Niyo gituma ibintu abapagani batunze bigiye gutumva mu mwuka urizuza, ahubwo shakisha ikintu abapagani badatunze. Ni ikiso urajya gusaba imodoka, urajya kugura, uranayigurira abapagani. Ni ukuvuga uricara mu y'abaharamutse. Niba ari inzu uri gusaba ntutaza kubaka inzu z'abapagani bo muri uyu mujyi, niba ari ikositime nziza, niba baze sitire, ni iki se cyaguhangayishakira ushaka mu nzu y'Imana? Ni uko watunga ikintu abapagani batazigera batanigeze batunga. Ni igikorwa niba batangana mu nzu. If I need money, I go in business. Niba ashaka amafaranga bigira muri business, niho amafaranga yego. Niba ashaka icyubahiro ndajya muri politiki, si byose? Mu nzu y'Imana ikintu kirimo kitaba hano ni agakiza. Nta kindi dushaka. Niyo mpamvu urongeye abantu ntari buze guta umwanya mbigisha iby'amafaranga, ko ntabwo najya kwigisha businessman. Iyo nigisha mu mashuri. Kera nigeze nkora muri segonderi nigisha ubusimbirwa, ntabwo nigisha. Nta n'akazi ndi gusaba gasanzwe. Oya, ntaza kugira ngo mbese mfite diplome, mfite akazi. Oya, ntabyo nkubwiye. Bishe no mu kanya batubwira ngo hari umuntu yiruka ku bitariki. Nari ndimo ndakubwira rero ngo hariho abantu bavuka impundu zivuga, ariko umumaro wabo ukomeye si ukuvuka ngo bamwakirize muri lamuzini agende muri hama. Agaciro n'induru zizavuga yaje. Abagore babwira Petero bati, bwira Imana igutumye gushingura kuri uyu muntu tukimuca naye. Bazanye barashukunya bavuza induru, barasara bati ntawe urasimbura Dorcas, ntiturabona undi wazakubonera, ntiturabona undi uzakugirira neza. Barasara barasizora, Petero arashinga birananirana kugeza igihe agenda ariherera Imana ati, Mana, uyu muntu ndamushingura ndamusora muri ino nzu gute? Mana iramubwira ngo uri numusohora se, iyi nduru nayikira. Usanze mu mibare nakoze, Imana yabwiraga Petero, sanze ntwaye umuntu igihe kitari cyagera, kubera induru z'abera, kubera induru z'abaturage. Bwana Yesu asifiwe. Induru yabera igarura Dorcas. Rungera aragaruka kukimumpamagaye garuka, agira ngo wongere udode. Imana nimara kubona wagusimbura uzagenda. Nari ndimo rero ndavuga ngo Mose yavutse mu nduru, atari itegeko ryo kwica abana bose b'abahungu. Birambwira ngo umunsi avuka ngo hari ababyaza babiri ngo bitwa abambere abasomye biri bitwa ababyaza babyaje na Mose bitwa abandi. Ntabwo mubazi. Mwitwaga Puwa, undi ni wetwe Shifora. Ngo bamu kibyaza ngo abo biryo tegeko bari bararyanze, ariko barya ngo bafata Mose baramuraha. Yego ngo baramwishe. Aho nyina azazanza mu kiravuye nyine mu kubyara ababyeyi bajya babyara nibo babizi ko baruhanye, ntabwo mbizi cyane, ariko
mu gitondo hari umubyeyi ubyaye iwacu uba mu rugo iwacu, ndashimira Imana ko yanabyaye. Bampamagaye nka saa 9 bati ararenze, ararenze rwose. Abamama nari ngiye kubatisa kandi atari byo nshaka kuvuga. Nari ngiye kubabaza impamvu bajya bavuga ngo barababara mu kubyara bakongera. Nari ngiye kubabaza kandi kubyara ngo birarushya, kuki mwongera? Abantu twateranye ku cyumweru nababwiye impamvu. Nababwiye yuko impamvu bongera ko birivuga yuko iyo umubyeyi ashyize umwana hasi ahindukiye gusa akavuga ngo umubabaro wose yari yagize aribagirwa, avuga ngo amen. Ngo bahita bibagirwa ibyabaye, ngo ku buryo ijambo risari munezeze nirimubwira ngo subirayo ngo niryo ryonyine